Hello everyone, welcome to MI Tech Hub. So, nkuko mubibona rero uyu munsi tugiye kwiga icyo bita CSS. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe CSS language. Uyu munsi ugiye gusobanukirwa icyo bita CSS. Iyi CSS language ni CSS ikunze gukurikiranwa cyane na HTML. Nukuvuga ngo iyo urangije HTML biba byiza ko ugomba kuba wakwiga noneho CSS in general. Kugira ngo ukore website nukuvuga ngo niba uzi HTML iyo wongeyeho CSS probably biba bishoboka ko ushobora kuba wakora noneho website nziza imeze neza cyane. So mbere yuko dutangira rero hari abantu barimo kumbaza ikibazo kimwe cyitwa ese koko AI yakora website, none why we are running web development. So honestly today icyo nakubwira nuko mu gisubizo gito or in short answer, AI can create a simple website or AI can create a website in general. So ariko noneho ushobora kwibaza ese koko AI nyine yonyine yakora website? No, the true answer, AI yonyine ntago yakora website. So AI ikeneye umuntu uyikoresha cyangwa se uyiguidinga. AI cyangwa se icyo aba software developers uyu munsi abenshi barimo no gukora no gukora review ya code AI yaguhaye, kuko AI zikunze kugira icyo bita hallucination, guhereza ibintu bimwe na bimwe udakeneye cyangwa se zikibesha, nazo ziribesha cyane. Niba n'umuntu uzi ubwenge, ufite ubwenge karemano bwaremwe n'Imana cyangwa se bwabaye created by God, ashobora kwibesha. So na AI nyine zigira icyo bita hallucination, zikaba zakwibesha zikaguhereza amakuru atariyo cyangwa se zikagira icyo bita misinformation cyangwa se prompt ya ukaba wayanditse nabi. Ibyo byose tuzagenda tunabirebera hamwe guys, ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe. So impamvu nari ndimo ndababwira uyu munsi biracyakenewe 100% kwiga coding ukazimenya. Waba umaze kumenya izo code, waba umaze kumva icyo bita coding in general, ukaba wakoresha AI mu buryo bwo kwihutisha akazi, mu buryo bwo kwihutisha production. Tuvuge niba ugiye gustylinga component runaka, niba ugiye gustylinga website, niba ugiye gukora responsiveness, ushobora kuguidinga AI igahita bigukorera mu gihe gitoya, mu gihe wakabikoze nk'amasaha 5 ugakoresha isaha imwe ukora review. Ese izi code AI maze kumpa ziri professional, nta makosa arimo? So ibyo byose rero ugomba kubigenzura. Nukuvuga ngo uzashobora kubigenzura ari uko uzi gukora iki, uzashobora kubigenzura ari uko za code AI yaguhaye uzumva. Nubu utazumva se urumva uzabikosora? No. So without saying more on this problem, let's start our lesson guys. So now mbere noneho ugomba kubibaza ese start our lesson guys. So now mbere noneho ugomba kubibaza ese prerequisites nizi, mbese niki nkeneye kugira ngo nige iyi CSS course. So niba utarize HTML, niba utazi HTML, please go back to the HTML lessons, umanze wige icyo bita HTML, umanze wumve HTML, umanze umenye ngo HTML ni iki, ubone kugaruka kuri iri somo rya CSS. Prerequisites ni icyo ukeneye kugira ngo wige iyi HTML CSS course. Ukeneye kuba ufite HTML fundamentals, ugomba kuba warumvise icyo bita HTML elements, ugomba kuba warumvise icyo bita HTML attributes, ugomba no kuba uzi generally HTML document structure. Ibyo byose twarabyigishije mu masomo yashize. Niba utarabyize subira inyuma muri videos ugende wongera ukora iki ubirebe. So rangiza iri somo ushobora kuba wasobanura ese CSS ni iki, what is CSS, why it is matter for web development. So ubundi CSS ni iki, kubera iki CSS ikenewe cyane muri web development. Ikindi urarangiza iyi course uzi icyo bita apply CSS using all three method: inline, internal, external, and know when to use each. Nukuvuga ngo turarangiza iyi courses uzi uburyo butatu dukoresha dustylinga cyangwa se dukoresha muri CSS, aribwo inline CSS tugakoresha, cyangwa se internal CSS cyangwa se external CSS. Turarangiza iyi courses ushobora kuba uri capable yo kuba wakoresha uburyo bwose muri CSS cyangwa se mu gihe uri gustylinga website zawe. Now let's continue. Nukuvuga ngo ikindi kintu urarangiza iyi courses uzi nuko
urarangiza iyi course uzi kwandika neza, write syntactically correct CSS rules with selectors, properties and values. Nukuvuga ngo urarangiza iyi courses uzi kwandika syntax za CSS ukoresheje ama selectors, properties and values. So ikindi kintu nukuvuga ngo iyi courses turareberamo, nukuvuga ngo nuko turarangiza iyi courses uzi gukoresha bita cascade, inheritance and how the browser resolves conflicting styles. So nukuvuga ngo ikindi nukuvuga ngo turarebera hamwe how to build a full styled web page using any external style sheet. So nukuvuga ngo turaza kurangiza iyi courses ushobora kuba wakubaka icyo bita website cyangwa se web page iri styled neza cyane, uri capable yo kuba wa stylinga any website. So without saying more rero, reka noneho dutangire twinjire muri CSS nyirizina. First of all, we have to understand what is exactly CSS. Ubundi CSS ni iki? So iyo tuvuze CSS stand for cascading style sheet. Ukuvuga ngo CSS ihagarariye icyo twita cascading style sheet. It is the language used to describe the presentation or how the website look, or it is the language used to design the website. So when we say design, harimo uko website igaragara, the layout of the website, how the website looks. So ibyo byose ama font size, ama colors, ama background. So uko nuko gustyling, uko CSS, uko website isa neza kose, ako kazi kose gakorwa n'icyo twita CSS. Now so none reka turebere hamwe. Nukuvuga ngo hari icyo twita the web's three pillars. Nukuvuga ngo hari icyo bita three pillars cyangwa se ingingo z'ingenzi za website. Nukuvuga ngo ingingo z'ingenzi za website neshatu arizo twita HTML, CSS na JavaScript. Kugira ngo dutangire kuvuga ko website nyirizina yuzuye, nuko iyi website igomba kuba ifite ibi bice bitatu: HTML, CSS and JavaScript. So now iyo tuvuze igice cya mbere ni HTML. Igice cya mbere HTML icyo gikora icyo bita structure and content. No kuvuga ngo gereranya structure n'inzu, and also cyangwa si kugira ngo byumve neza the skeleton, amagufwa cyangwa se iyo turimo kubaka ama blocks yubaka. So biriya bintu byose tugenda dufatanya turimo kubaka niyo HTML. Abo twiganye mwana babibonye muri HTML twagendaga dukoresha ama tag y'ama images, ama tag y'ama link, ama tag y'ama heading, ama tag y'ama paragraph. Ura tugenda twubaka image, dushiraho paragraph, dushiraho heading, dushiraho button. Murabyumva neza ko ari ukubaka. Ibyo rero nibyo HTML ikora. Now indi language dukoresha ari nayo turi kwiga uyu munsi yitwa CSS. CSS ihagarara icyo bita presentation cyangwa se presentation and the layout. Nukuvuga ngo uko website nyirizina igaragara. So for example, tuje hano muri browser, tukandikamo tugasearchinga website yacu yitwa MITech Hub. Urabona ko website iraza mbere yitwa MITech Hub. Dore ngiyi niyo website yacu, ari nayo turi gukora iki, turimo kwigiraho cyangwa se turimo gukora kugira ngo tujye dushiraho ama courses amwe namwe. So nkuko bibona, urabona ko website ya MITech Hub igaragara neza cyane, ari website nziza cyane. So nukuvuga ngo ukunguku ntuhango hano iyi navigation bar ukunguku imeze, ukunguku iyi text imeze, ukunguku the how this part, the how located this part here, uburyo iyi layout imeze, uburyo iyi design iraha ngaha, ni design kabira ngaha, ni ngi kabira ngaha. Ibi ngibi nibyo twita layout. So noneho uburyo website muri rusange generally igaragara nicyo twita design cyangwa se presentation. Now so kugira ngo byumve neza, ni ukuvuga ngo CSS ni nka skin, imyenda cyangwa se clothes,
and also posture. So nukuvuga ngo CSS ni ibigaragara inyuma umuntu ashobora kuba yakora iki yabona. So ikindi ni JavaScript. So in the language yitwa JavaScript, the behavior or the interactivity, the muscles and the brain. So now when you say JavaScript noneho niyo yongera icyo bita interactivity, how interactive with the website. Ese umuntu nakanda kuri button biramuvana habi mujyana hangaha, ese umuntu nava hano biramujyana habi muvana hangaha, ese umuntu ashobora kuba yakohereza data, ese umuntu ashobora kuba yashira data muri form akazohereza, ese umuntu ashobora gukanda kuri image akayireba neza. So uburyo noneho for example nitugaruka hano muri website yacu ya MITech Hub, nitugaruka muri website yacu ya MITech Hub, bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora kuza akakanda hano kuri Explore Agents, no kuvuga ngo urabona ko bitujyanye hehe, bitujyanye handi hantu. So bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora no kuza akaba yaza kuri Custom Request. Ukunguku turimo turakomeza tugenda interactinga na website yacu tuva hamwe tujya handi. Ibi niko kazi ka JavaScript, ibi nibyo JavaScript ikora. So cyatse kuvuga ngo uyu munsi umuntu ashobora kuza akuzamo amazina ye hano, akuzamo everything, akabyohereza tukabyakira tukabibona muri database yacu. So ariko ako kazi k'imbere kuri front end, ako kazi ko kuba umuntu yava hano akajya handi, ibyo byose biba byakozwe na language twita JavaScript. So now noneho reka turebe ese noneho kubera iki ubundi CSS kenewe mu byukuri. Yego tumaze kumva umumaro wayo, ako kubera iki CSS kenewe. So still what you have to understand this exactly. Think of HTML as the skeleton of a web page and it gives a structure. Kwango menya ko cyangwa se understanding ko CSS cyangwa se understanding ko HTML iduhereza structure, and then also umenye ko CSS is everything that makes the website looks good, looks attractive. So nukuvuga ngo noneho ikigomba kumenya nuko ugomba kumenya ko CSS noneho ari language idufasha noneho gutuma ya website yacu cyangwa se ibiri kuri website byose bimera neza, bisa neza, biba attracted, bituma umuntu ashobora kuba yakoresha website. So urugero ama colors, spacing, ama font, the layout. So nukuvuga ngo without CSS every website, so nukuvuga ngo see here, without CSS every website would look like a 1995 text document, will look like a document, random document. So now noneho reka turebere hamwe ibituma CSS cyangwa se CSS igomba kubikenewe. Icyambere ni separation of concerns, nuko always content of HTML stays separate from the design. Nukuvuga ngo content za HTML ziri ukwayo na CSS iri ukwayo. So ikindi nicyo twita consistency. So nukuvuga ngo one style sheet can style any entire website. So nukuvuga ngo style imwe cyangwa se file imwe ya CSS ishobora gustylinga website yose igizwe n'amapage arenga amapage yose. So ikindi nicyo twita maintainability. So nukuvuga ngo change the design without touching the HTML. Nukuvuga ngo ushobora kudesigninga cyangwa se guchanginga everything about the website, how the website looks, utiriwe urachanginga cyangwa se urakora kuri HTML. Ikindi ni accessibility. Ubundi kintu nacyo cy'ingenzi gituma CSS kenewe means that good CSS improves usability for everyone. Nukuvuga ngo CSS yawe yari nziza ituma na website yawe ikundwa cyane. So ikindi ni performance well written CSS ready to faster page load. Nukuvuga ngo ikindi yo CSS yawe yanditse neza, ibi byose tuzagenda tunabibona. Iyo CSS yawe yanditse neza, bituma website yawe loading cyangwa se yihuta cyane, aricyo twita performance optimization cyangwa se
loading time, igihe website yawe twari loading uburyo yihuta. Ibyo byose bituma ibyo byose iyo wanditse CSS neza, ibyo byose bituma website yawe yihuta in general. So now tumaze kumva CSS cyari cyo n'icyo ishobora kutumarira n'impamvu ikenewe ya n'impamvu ikenewe cyane. So this is the part 1. Nukuvuga ngo isomo rizakurikiraho cyangwa se igice cya kabiri tuzatangira turebera hamwe 3 ways to add CSS. So nukuvuga ngo tuzadutangira icyo bita practical ways, uburyo dushobora gukoresha CSS. So mwandike muri comment kugira ngo ndebe ese koko muri ready, murahari kugira ngo dutangirane iyi CSS course. Tuzigiramo ibintu byinshi. This is the modern powerful CSS course, aho uziga gustylinga, aho uziga icyo bita responsiveness, aho uziga everything. So ikindi tuzagera kuri level aho nitumara kubimasteringa tuzatangira kuintegratingamo ama AI. So kugira ngo birebe neza AI nzifitemo hano, namaze already kuintegratingamo ama AIs mu ma VS Code yacu. Urabona ko now nje hano urabona ko mfitemo ama models y'ama AI menshi atandukanye, cyane atandukanye. So bishatse kuvuga ngo nitugera kuri capable cyangwa se kuri level noneho yo gutangira kubaka ama system dushobora kuba twagurisha, ama system dushobora kuba twashira online, ama system dushobora kuba twatangira akajya hanze agakora. Niho tuzatangira integratingamo AI kugira ngo idufashe, ariko noneho AI idufasha mu bintu tuzi, mu makode turi kumva, ku buryo niba ikwandikiye file ya lines zirenga 1000 za CSS ushobora kujyamo ugakora review ukamenya ngo ibi bivuze ibi birakora hano nshobora guchanginga, hano ni mistake, hano bigenzo cyane sawa. So guys, without saying more, mwandike muri comment, mukore subscribe, musharinge ku bandi bantu mutekereza ko bakeneye aya masomo ya web development cyangwa se software development. Thank you so much. This is the part 1, mutegereze part 2. Thank you.